Ça va wiriwe? Mwiriwe. Yes, nitwa Jay nkorera Goodrich TV, uri live mu kiganiro Just Radio Show. Kajya tukubaze ku bijyanye n'igitaramo ufite tariki I think ni tariki 30. Ni tariki 30 z'uyu Mutarama. Ubu ni kuri uyu wa gatanu. Yego, ni igitaramo kizaba kigamije iki? Igitaramo cya mbere kigamije kwishimira imyaka 30 maze mu buhanzi. Hanyuma no kwereka abantu ibihangano byanjye bishya nyine. Yego. Ni bihe bihangano bishya bizagaragara tutamenyere bizagaragara muri iki gitaramo? Cya mbere kizagaragara ni filime y'iminota 90. Ariyo ya mbere yanjye nkoze irangira. Iyo ngiyo ni nayo nyamukuru. Hazaba harimo na one man show, harimo twe twenyine, harimo na live music. Okay, ku muntu wifuza kuzaza muri iki gitaramo bizagenda bite, yaca he? Umuntu wese ubyifuza agura itike akanza akanyenyeri 797, akanyenyeri 1, akanyenyeri 8, akanyenyeri 5 urwego. Itike z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 20 gusa. Ariko bazaba bacikanwe no ku muryango bashobora kuhagurira itike. Kizabera hagana Papa Sava? Kizabera neza ku cyapa cya Rwandex uvuye mu mujyi neza aho ngaho ahitwa Mondi Center. Yego. Okay, mu myaka tunasoza mu myaka 30 umaze muri sinema nyarwanda, no ku bandi bari muri sinema nyarwanda cyangwa bari kubyinjiramo ubu ngubu, niki wababwira gishobora kubongera imbaraga kuko uri umuhanga cyane muri sinema nyarwanda, so urakunzwe, ufite ibihangano byinshi, so niki wabwira umuntu uri kwinjira muri sinema nyarwanda ubu ngubu? Cyo namubwira nuko sinema ikintu cyabisaba umuhamagaro. Nayo yonyine ni ibintu byose burya bisaba umuhamagaro. Iyo wiyemeye kuba umuhinzi w'umuhanga bigusaba umuhamagaro nyine, izo mvune ukazihanganira, n'umuhamagaro. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, ubu ngubu inyuma y'umuhamagaro ushobora no kugira amasomo ugenda wiga, yaba online cyangwa se formation, cyane ko hariho n'amashuri yatangiye kuza. Gatatu rero, iyo ufite izindi mpano ziyongeraho biba ari akarusho. N'ibyo ngibyo. Papa Sava, hari kimwe nari nibagiwe muri sinema nyarwanda ku bana b'abakobwa, ku bijyanye n'abaproducer ba filime. Umwana w'umukobwa rimwe na rimwe uri gukenera ubufasha bwo kujya ari mushyashya yinjire muri sinema nyarwanda, hari bimwe na bimwe bigarutswe bivugwa ruswa, kumwaka ruswa, by'umwihariko cyane cyane y'igitsina. We nka Papa Sava ubivuga iki? Ikindi cya kabiri, so hari n'abaza gukina muri filime, rimwe na rimwe hari abaproducer hano hanze ukinira muri filime ugasanga irirwanya umwana ariko mukinisha filime no mu gutana yagira iti kamuhereza kandi iri wamukoresha. Ibyo bibiri byombi, yaba kuri ibyo byo kwaka ruswa y'igitsina n'ibigaragara ku ba producer ba filime mu Rwanda, ndetse n'uyu munsi ibyo ngibyo bijyanye no kubakoresha umuntu akarinda ataha nta n'ikintu umuhaye kandi wamwirirwanya, ibyo bivuga yiki? Ntabwo filime itandukana n'ibindi bikorwa. Hari muzike, hari siporo zitandukanye, hari iki. Ibyo bintu ni ibintu bijyanye na kamere muntu. Ahubwo ikibazo umuntu wagiye kubitanga we, ni ikibazo ngo cyaba icya producer cyane cyangwa wagiye kubitanga. Icyo ni kimwe, ko ntawe uzatandukanyiriza isi n'ibyaha. Ntaho uzabitandukanyiriza. Sinshatse kuvuga ngo shyigikira abo bantu byabaho muri filime nk'uko bibaho kandi n'akazi ko mu biro cyangwa hehe hose. Ariko wagiye gutanga iyo ruswa we byari bimeze bite? Ahubwo ikigoye ni ukwibaza uwo bafashe ku ngufu. Ahubwo uwo bafashe ku ngufu ntajye kubivuga, byo byaba n'ikibazo gikomeye. ahubwo ubwo nge ndibaza ujya kuyitanga. Ikindi rero mbajije cyo kwirirwana umwana ntumugaburire
ntumuhite iki. yego Ibyo byaterwa n'amasezerano muba mufitanye. Ntabwo ngiye kujya kubyinjiramo, binaterwa n'amasezerano muba mufitanye. Ese niba waragiye umubwira yuko uzakinira ubuntu ukigaburira ukanitegera, kandi kuko babitwandikira benshi, ni ukubera icyo abonye abandi bariye nawe agakenera kurya. oya hari igihe usanga umuntu afite kuraje, rimwe na rimwe nibo bibaho, usanga afite kuraje agashaka kwinjiramo, ariko akavuga ati kugira ngo mbone uburyo ninjiramo wenda nzabe ngezemo, rikamubwire ngo nzanigaburira nitegere ibiki n'ibiki. nawe warangiza wabona abandi bagiye kurya nawe ukajya kurya, ugusubiza icyo ushaka. nyine abazi ko impamvu ahubwo uwo muntu ni shitani mbi, ni umuntu urimo kugushuka agera iwawe narangiza guteza abantu. ariko nyine nibyo ndimo kuvuga, biterwa n'amasezerano ufitanye n'umuntu. niba uzi ko wagiye mubwira uti njyewe rwose mu mwanya nigaragaze nzigaburira nzitegera, yego kuki uwo muntu akwiye guhindukira akajya kuguhemba kandi ari wowe wamwimwisabiye? ndanabizi ko hari n'abandi bavuga ati ngiye ngo wangaye kugira ngo ndenze nkuhangaye. ni ibintu wiyandikiye uranabisaba. yego ninde muntu ukwiye kwanga ayo mafaranga se kandi ayabona? n'urugero ni kuguha, tugire ibintu byose tujye tubigira nk'aho turi bakuru. ibyo bintu nabyumva biri mu gukorwa n'umwana uri handa. umwana uri handa barimo kubika urusyo utabanye n'ababyeyi be. ahubwo umuntu afite imyaka 38 arakwandikira ati ngenda ndashaka gukina iwawe, uti nta myanya nshakishiriza, sinzakwishyuza n'ibiryo nzigaburira n'itike nzimenya. urangiza akazi kukuregera kuri radiyo ngo abandi barahembwa we ntahembwa. aba yarabyanditse se aba yarabiyobewe? reka niba ari tayimu ahubwo muba mwarahanye azakorera ibyo bintu hanyuma ikarenga. icyo numva akwiye kuza kurega ku itangazamakuru cyangwa hehe. njyewe icyo nemera, ibyo byose umbwiye bibaho, ariko byinshi bibaho bitewe na ba nyirabyo. sinyeka ko umuproducer wenda Garciane nzaza aza kureba uwo mukobwa mukoranaho, amubwira ndagushaka muri filime yanjye, yamara kuvuga ati naza, amubwira ati ariko nutampa ibintu ntabwo ngushyiramo. ibyo ni ikosa, ni ihohotera, sibyo? ariko umuntu se nta n'umwe, ariko dukwiye no kujya tukabona icyo tukamenya n'amategeko, tukamenya n'iki. buriya umuntu niba ari gukora mu biro mu kazi akanaka, n'urugero umubosi akaza akavuga ati yego ndabibona uragashoboye, ariko nutampangira nzakwirukana nzane mundi. ibyo ni ihohotera. ariko wa muntu wabanje gukora tentative akabanza akaguha ibyo bintu, hagashira nk'amezi 2 ati nanjye wanshize muri iyo filime, mu by'ukuri abantu bagiye kubyiga, kandi ahenshi ni uko bimera. amakuru twese turayumva, turanabihanga, turanabihimba, murabibona. izo sije zacu. ariko mu by'ukuri uri gukemura icyo kibazo, wakubaza uwo muntu ni mukuru. Papa Savara ko kiriho n'abantu, kamubwira ikindi kiriho, n'abantu usanga aho ngiye nshobora kuba mfite proje, undi muntu akajya kumubwira ati njyewe nzagushyiramo. nta burenganzira afite bwo gushyiramo abantu, si ushinzwe casting iwanjye, ngo bakajya mu byabo ukabona bingarutse. ubundi ubwo producer ibyo bintu babimureba. mwese uwo muntu mba naramushyize muri proje nkamubwira ni gerageza usambanye abantu benshi hanze aha ngaha. birasaba ko abantu bakura kamembe, hari rero dukwiye kurenga nk'abanyarwanda. Papa Savara akoze cyane kandi courage. sawa ugure nk'abantu. yego Papa Savara, ibintu byo kujya kwitanga umuntu ari we witanze, wenda niba rero yirangiye ugasanga arabivuga uko abishaka, ariko ubona atari ko bimeze. nibyo Papa Savara babyumvishe, kandi so ni ukubihagura, ariko namwe mukayamubafasha kubasobanurira. so urakoze cyane. sawa, niba nta kindi kibazo mwandika kuko ni muri shooting. ganguko ko ari hatari. Papa Savara babwiye ngo gutanga ruswa. oya rumva,
hari igihe mu minsi yashize urugero urabizi twakiraga abantu bo muri filime ugasanga umwana w'umukobwa akubwira ko imbogamizi yahuye nazo muri sinema nyarwanda ari ukuba yakwa bagira bakakwa ruswa y'igitsina namwe mu producer kandi ugasanga bamwe mu bafite amazina akomeye mu Rwanda bakakubwira ko bazamutse akenshi nyine ugasanga benshi bagiye bazamuka bica muri izo nzira kandi ibintu nyine biri kubaho cyane so ariko nyine urumva ku mugani buri wese aba agomba kuba umuntu mukuru so sinzi nyine usibye ko nyine n'ubushomeri buri hano hanze ku mugani ku rubyiruko ngani wa mwana ariko ngiye Papa Sava ndi kumwumva mugari yavuze ngo ikibazo ntago ari umuproducer w'iyo film ahubwo ikibazo ni uwatanze iyo ruswa bose ni bamwe niyo mpamvu uwatse ruswa mu Rwanda n'uwayatse bose bafatwa kimwe buriya niyo mpamvu rero so nyine nuko nguko biba bimeze so ntago twabijya kure cyane